Muri iki gihe isi yobowe n'ababiliyoneri 10 ba mbere bafite amadolari ashobora gutunga abaturage bose bo mu bihugu byo kuri iyi si bifatwa ko bikennye mu gihe cy'imyaka igera kuri 50. Ku bantu bumva neza ibijyanye n'ubukungu economics, hari icyo bita ugutembera kw'amafaranga, money circulation. Aya mafaranga abatembera ku isoko ashobora kujya mu mifuka y'umuntu uwo ari we wese hatitawe kuko asa, aho yavutse cyangwa uko yambara. None se ni kubera iki aya mafaranga arenga akirukankira mu mifuka ya bamwe gusa kugeza aho bagize amabiliyoni menshi? Ni kubera iki yirunda mu mifuka y'umuntu umwe gusa ubundi akayobora isi nk'umuherwe wa mbere? Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuganira ku rutonde rw'abakire ba mbere ku isi, ibyo barya, ibyo bambara, amazu batuyemo, imodoka batwara, ahubwo tugiye kuganira kuri bamwe muri bo babayeho mu buzima rubanda rwose rubamo. Tugiye kuganira ku buryo babayeho nka rubanda, bambara inkweto imwe, bajya kugura iya kabiri bakabanza bakabitekerezaho, batwara imodoka ishaje nk'abandi bose. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu bifatwa ko ari icyita rusange aba bakire bahuriyeho. Ibi bintu twabyita nka fondasiyo yo kugera kuri ubu bukungu bwabo. Fondasiyo ya mbere ni ukwiga icyo umuryango mugari cyangwa abaturage bakeneye, bizwi nka study of society's need. Fondasiyo ya kabiri ni uguhanga udushya, innovation. Iya gatatu ni ukwihangira imirimo, entrepreneurship. Turibanda kuri ibi bintu bitatu kubera ko umuntu uwo ari we wese, yaba njyewe yaba wowe ukurikirana General Knowledge Channel, ushobora kubikoresha hakabaho gutera intambwe yerekeza ku nzozi ziri mu bitekerezo. Muri iki kiganiro turi buze kugaruka ku bakire batatu: Jack Ma, nyiri ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi; Elon Musk, nyiri kampani ikora imodoka z'amashanyarazi; na Aliko Dangote, umunyanigeriya w'umuherwe wa mbere ku mugabane wa Afurika. Niba wifuza gukurikirana uruhererekane rw'ibiganiro byacu, wakora subscribe noneho ukanakanda ku izina General Knowledge Channel ribanzirizwa na hashtag riri mu ibara ry'ubururu riherereye munsi y'iyi video, ubundi ukabasha kureba ibiganiro byatambutse. Muri studio za General Knowledge Channel muri kumwe nanjye Joachim Nkurikimukiza. Turagaruka mu kanya. Jack Ma Yun ni umuherwe wo mu gihugu cy'Ubushinwa, afite akayabo kabarirwa mu madolari angana na biliyoni 50. Yavukiye mu muryango uciriritse. Yatangiye kwiyigisha icyongereza akiri umwana mutoya w'imyaka 9 gusa. Kuri iyi myaka yihaye akazi ko kuyobora ba mukerarugendo, kwari ukugira ngo abashe kuzamura ubumenyi bwe bw'icyongereza. Ni akazi atahemberwaga. Nyuma yaje kwiga muri kaminuza y'inderabarezi, yiga amasomo y'ubwarimu, yakurikiyemo isomo ry'icyongereza. Nyuma yaje kuba umwarimu muri kaminuza, ariko inzozi ze zari ukuziga muri kaminuza ya Harvard, ikintu kitaje kugerwaho bitewe n'uko ubusabe bwe bwo kwiga muri kaminuza bwanzwe inshuro 10 zose. Jack Ma yasabye utuzi tugera kuri 30, ariko buri gihe yarahakanirwaga. Igitekerezo cye cyamugejeje ku bukungu butangaje cyavutse ubwo yumvise ijambo internet. Yakoze ubushakashatsi asanga ikoreshwa rya internet ari ikintu gishya mu muryango mugari w'Abashinwa. Aha murumva ko yaratangiye gushyira mu ngiro imwe muri za fondasiyo 3 twagarutseho. Yaratangiye kumva neza icyo umuryango mugari w'Abashinwa ukeneye. Mu mwaka w'1994 we n'inshuti ze basuye Amerika. Yakoze ubushakashatsi ku nzoga zari ku isoko rya Amerika, ariko ntiyahabonye inzoga zengerwaga mu Bushinwa. Aha byamuteye kwibaza ati, ni kuki inzoga zacu zitazwi ku isoko rya Amerika? Ese hari uburyo twakoresha ngo bamenye ibyacu nk'Abashinwa? Bidatinze Jack Ma n'inshuti ze batangije igikorwa cyo kwihangira umurimo. Batangije urukuta rwo kuri murandasi rwitwa Ugly Related to China. Bakimara gutangiza iyi kompanyi, Jack Ma yatangiye kubona amabaruwa menshi y'abashoramari bashakaga gukorana nawe. Nyuma yo kugaruka mu Bushinwa, Jack Ma yatangiye ibikorwa bitandukanye akoresheje murandasi, internet. Akoresheje murandasi yatangije kampani ye ishinzwe iby'ubusemuzi.
Mu mwaka w'1995 Jack Ma yatangije kampani ye ya kabiri yitwa China Page. Nyuma y'imyaka 3 gusa yari igejeje ku gaciro k'ibihumbi 800 by'amadolari. Igikorwa cyo guhanga umurimo n'udushya cyagejeje Jack Ma ku mwanya ariho kugeza ubu w'ababiliyoneri ba mbere ku isi. Ni ikigo yashinze mu mwaka w'1999 cyitwa Alibaba. Ni ikigo cy'ubucuruzi cyo mu Bushinwa gikorera kuri murandasi internet. Ni ikigo gikomeye. Ni ikigo cyaje gisubiza ibibazo by'abaturage b'Ubushinwa. Iki kigo cye cyazamuye ubucuruzi bukorewe kuri internet e-commerce mu Bushinwa. Umuherwe wa kabiri tuganiraho ni Elon Musk. Munyemerere tumutindeho gatoya kubera ko ubuzima bwe ari uruhererekane n'urusobe rwo gukunda ishuri, ikintu gifitwe na benshi, ndetse no kurwanira kugera mu bihugu biteye imbere nka Amerika, aho yabonaga icyizere cyo kugera ku iterambere yifuzaga. Elon Musk kuri ubu niwe uyoboye urutonde rw'abaherwe ku isi. Afite akayabo k'amadolari angana na biliyoni 197. Elon Musk ni umunyafurika y'Epfo w'umunyakanada ndetse n'umunyamerika. Ubu yibera muri California i Los Angeles. Uyu muherwe azwi cyane kubwo gushinga Tesla Motors, ni kompanyi ikora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi. Kompanyi ya kabiri ni SpaceX, yibanda ku bushakashatsi bujyanye no kujya mu kirere. Elon Musk yavukiye muri Pretoria ho muri South Africa hari mu mwaka w'1971. Kuri ubu afite imyaka 49 gusa. Igihe cy'ubwana bwe yaranzwe no gukunda ibijyanye na mudasobwa. Yigishije ukurema programme muri mudasobwa. Ku myaka 12 gusa yaje kugurisha software ye ya mbere. Ku myaka 17 mu mwaka w'1989 yimukiye mu gihugu cya Canada kwiga muri kaminuza ya Queen's University. Muri uwo mwaka yabonye ubwenegihugu bwa Canada. Yatekerezaga ko kubona ubwenegihugu byari kumworohereza kubona ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1992 Elon Musk yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Pennsylvania kwiga business na physics. Yarangizanye icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor's degree mu bukungu economics. Noneho aguma muri iyi kaminuza ashaka ikindi cyiciro cya kabiri cya kaminuza muri physics. Nyuma yaho yaje kwerekeza muri kaminuza ya Stanford gukurikirana amashuri ahanitse muri physics, PhD in energy physics. Bidatinze haje iterambere rya internet. Yahise ava muri kaminuza atarangije ahita atangira ikompanyi ya Zip2. Yaje kubona ubwenegihugu bwa Amerika mu mwaka w'2002. Iyi kompanyi yatangije yaje nk'igisubizo ku bigo by'itangazamakuru nka New York Times na Chicago Tribune. Ese ni gute uyu mugabo yabashije kugera kuri ubu bushorishori bw'abakire ba mbere ku isi? Ahagana mu mwaka w'2003 Elon Musk n'abandi bari bafatanyije bumvishe icyo abaturage isi baririmbaga buri munsi. Abarebera hafi ibijyanye n'ibidukikije bagaragazaga buri munsi ko ikirere kiriho gihumanywa n'umwuka mubi wa CO2, kandi ko inganda zikora ibinyabiziga zifite uruhare runini mu kuzamura iki kibazo. Izi nganda nka General Motors, Toyota, Volkswagen zibandaga mu gukora ibinyabiziga bikoresha essence na mazutu. Izi modoka zirekura uyu mwuka mubi ku kigero cyo hejuru. Mu bihugu bifite abaturage bumva neza ikibazo cyaterwa n'uyu mwuka wa CO2 hatagize igikorwa, batangiye guha agaciro cyane ibinyabiziga bisohora uyu mwuka uhumanya uri ku kigero cyo hasi. Nyuma yo kwiga neza imitekerereze ya rubanda cyo rukeneye, nibwo Elon Musk na ekipe ye batangije uruganda rwo gukora imodoka. Iyi modoka yitwa Tesla Electric Car with Zero Emission. Ikoresha amashanyarazi ku kigero k'100%. Iyi modoka yaguzwe kandi iracyagurwa ku bwinshi. Iyi modoka yazanye udushya innovation. Mu gihe cy'igishushanyo mbonera designing hatekerejwe cyane ku cyo abatuye isi bifuza. Iyi modoka ya Tesla yakozwe ku buryo ishobora gukora acceleration kuva ku birometero 0 kugeza ku birometero 90 mu gihe cy'amasegonda 3.7 gusa.
umukire wa gatatu tuganiraho ni Aliko Dangote. Ni umukire wa mbere ku mugabane wa Afurika, n'uwo mu gihugu cya Nigeria. Yize muri kaminuza ya Al Azhar yo mu Misiri, yakurikiranyemo ibijyanye na business. Aha niho yakuye ingengabitekerezo yo kwihangira umurimo. Dangote abarirwa akayabo k'amadolari biliyoni zigera kuri 12. Uyu mugabo yatangiye ibijyanye n'ubucuruzi ku myaka 21 gusa. Akirangiza kaminuza yatangije amadolari 3,000 yaragurijwe na nyirarume. Nyuma yo kwitegereza neza ibyo abaturage ba Nigeria batari bafite hafi, yaje guha ubucuruzi bwe icyerekezo cyo kwibanda ku bicuruzwa bitabonekaga ku isoko ryo muri Nigeria. Isima yakoreshwaga mu bwubatsi ndetse n'isukari yanyobwaga n'abaturage byose byaturukaga mu bihugu byo hanze. Yatangije ubucuruzi bw'ibi bicuruzwa abyinjiza mu gihugu ku kigero cyo hasi, ariko nyuma yaje gushinga inganda zabikoreraga mu gihugu cye. Ibi nibyo byamuzamuye ku mwanya w'abakire ba mbere ku isi, by'umwihariko ku mwanya wa mbere muri Afurika. Aba bakire batatu tuganiriyeho ni bamwe muri benshi bagize urutonde rurerure rw'abafite ubukungu buhambaye. Twitegereje neza icyita rusange aba bakire kuri iyi si bahuriyeho, turasanga ari za ngingo 3 twagarutseho hejuru: kwiga icyo umuryango mugari ukeneye, study of your society's needs, uguhanga udushya, innovation, ndetse no kwihangira umurimo, entrepreneurship. Izi ngingo umuntu uwo ari we wese ashobora kuzishyira mu ngiro ahariho hose, kubera ko buri muryango mugari cyangwa buri sosiyete ifite ibyo ikenera. Mu gihe babashe kuvumbura icyo abagize umuryango mugari bakenera, nta kabuza bazakuzanira amafaranga yabo kandi bishimye. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Mbifurije amahoro n'uburumbuke mu byo mukora byose.